nta na kimwe, ariko yashyinguwe mu cyubahiro. Nuvuga ngo nubwo yatangiriye mu bukene n'agasuzuguro karenze, ariko yarangirije mu cyubahiro kidasanzwe. Niyo mpamvu nkubwira muri kano kanya, nubwo waba uri mu gisuzuguro kirenze ibindi bisuzuguro, nubwo waba uri hasi, ariko uzarangiriza mu cyubahiro kiruta ibindi byubahiro. Aho uri uyu musone ntabwo ariho uzarangiriza. Urupfu rw'Yesu ruranyereka neza yuko iherezo ry'abakiranutsi, iherezo ry'abana b'Imana, iherezo ry'abakurikiye Yesu ntabwo riri cipu, ntabwo riri hasi, ntabwo risuzuguritse. Mandarabasekere musayi. Iherezo ryawe ni icyubahiro hejuru y'ibindi byubahiro. Iherezo ryawe ni iry'agaciro kuruta ibindi biciro byose. Uko rero niko bamushyinguye, ariko nta byinshi byakozwe kuko isabato yari igeze. Bamushyinguye mu batanguranwa n'isabato. Abadamu rero baravuga reka dutegereze isabato irangire. Mu gitondo hari kuwa mbere w'iminsi 7 cyangwa se Sande nk'uko babivuga uyu munsi wa none muri kalendire y'Abaroma, iyo dukoresha uyu munsi wa none. Mariya Magadalena ati, Mariya wa wundi yantwaye umuhigo wa mbere w'amavuta. Yosefu nawe antwaye umuhigo wo gushyingura umwami wanjye mu by'agaciro n'ahantu h'agaciro. Nanjye reka niruka, nanjye ngende mutere perfume, nanjye ngende musiga amavuta, nanjye ngende ngira icyo nkora ku mubiri wa Yesu. Ariko hagati aho ngaho bamaze kumushyingura muri yamva y'icyubahiro, Abafarisayo baraza baravuga ati, rero twibutse ikintu kimwe yuko uyu mugabo atarapfa yahoraga avuga ngo azapfa mu minsi 3 azuke. None ashobora kuza, babigishwa bashobora kuza kumwiba, hanyuma bakazabeshya ngo yazutse. None duha abasirikare tugende dushyire kumva ya Yesu, bayirinde kugira ngo babigishwa bataza kuza bakiba Yesu. Ababwira ati, mugende mukora ibyo mushaka. Baragenda bafata ibuye rinini cyane, barishyira ku munwa wa cya gitare, bariryamisha. Bazana ibintu byitwa ubushishi, ni nka kaburimbo y'umunsi wa none. Barahomesha impande zose, barahoma. Babonye kugera kabuye bidahagije, baranahoma. Barangije bateraho stamp z'umwami yuko nta muntu umwemereye gukora ahantu cyangwa se kwafungura. Hanyuma basaba abasirikare b'ibwami baze bajye hejuru y'ino mva bayirinde hatajya n'umuntu uza gucaracara aho ngaho. Nuko byari bimeze. Ariko Mariya Magadalena arenga hejuru amategeko yose, aravuga ngo reka ngende. Hariho igitare, hariho ubushishi, hari ikimenyetso cy'ibwami, hariho ingabo z'ibwami ziharinze, ariko aravuga ngo reka ngende. Haleluya. Reka nkubwire, nta kintu na kimwe cyaguhagarika ufite umutima wo gushaka Imana. Nta kintu na kimwe cyagukoma mu nkokora ufite gahunda yo gushaka umwami Yesu. Aragenda hageze mu gitabo cya Matayo Bibiliya yatubwiye ngo akihagera, niko Bibiliya yatubwiye muri Matayo. Matayo niko yatubwiye ngo ako kanya ijuru rirakinguka, marayika aramanuka. Ni ukuvuga ngo Mariya yari afite imitekerereze y'ijuru, kuko uko yumvaga agomba gutangwa no kugera ku gituro cya Yesu, ijuru niko yumvaga ko rigomba kumanuka rikaza gukura Yesu mu mva. So rero Mariya muri we afite imitekerereze y'ijuru. Uko ijuru rifite gahunda yo kuzindukira kumva Yesu mu gitondo, niko na Mariya afite imitekerereze yo kuzindukira kumva Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ujye usenga kugira ngo Imana iguhe imitekerereze ijyanye n'ijuru. Yesu yaravuze ngo nimusenga muvuge ngo, Data, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru.
kugira ngo rero iby'Imana ishaka we mu isoko yo mu ijuru nuko twebwe abana b'Imana tugira imitekerereze iri mu ijuru. Mariya afite imitekerereze yo mu ijuru. Niki cyabaye rero? Marayika aramanuka ati Mariya atantanga ku gituro. Ngira ngo yatumye Mariya yatumye marayika agira speed ngo ahageze ubwize bwe n'imbaraga ziwe habaho umushyitsi, abarinzi bamubonye bagwa igihumure. Marayika afata igitare aracyegura agikura hejuru y'imva ya Yesu, hanyuma Yesu arasohoka. Mariya abonye marayika ahinda umushyitsi. Bibiliya yavuze ngo marayika amubwira ngo ho witinya kuko turabizi ko ushakisha Yesu. Haleluya. Iyo uri mushaka Imana, iyo uri mushaka Yesu, Imana irabimenya. Yesu ashimwe. Imana izi ibyo ushaka, izi ibyo ushakisha. Uje hano kuri YouTube, uje hano ku rubuga rw'abakunda Imana, uje kuri Instagram, Imana imenya yuko hari uwahagiye agiye gushaka amapornography, hari uwahagiye agiye gushaka ibimusetsa, hari uwahagiye agiye gushaka ibindi bitandukanye, ariko wowe Imana imenya ko waje gushaka Imana. Kuko ikimenyimenyi n'ubungubu ukurikiye ijambo ry'Imana. Mu rusengero hari abaza baje gushaka inkumi, abandi baza baje gushaka ibyo biba, abandi baza baje gushaka abo besikoroka, abandi baza bashaka abo ba maskinga n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, ariko umuntu ufite umutima ushaka Imana, Imana ibibizi. Marayika abwira Mariya Magadalena ngo woweho humura kuko ndabizi ko ushaka Yesu wabambwe ariko nta kiri mu bapfuye. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba turimo tuvuganira ijambo, niki wowe ushaka? Mu masengesho yawe, muri morning glory, mu maturo utanga, mu byacu mutanga, mu bikorwa ukora, niki ushaka? Imana irakubaza icyo ushaka, ariko ntirinde kukikubaza, irakizi. So gira intego y'icyo ushaka, kuko icyo ushaka nicyo uri buze kubona. Haleluya. Marayika aramubwira mu gitabo cya Matayo ngo genda ubwire abandi bigishwa yuko yazutse atakiri mu bapfuye. Niko Matayo yatubwiye. Ariko muri Yohana ho, muri Matayo yatweretse yuko marayika yaje akuraho igitare. It means kuri uku kuzuka kwesu harimo message itwereka neza yuko igitare kiri hejuru yawe, ibintu bagushyize hejuru. Kuzuka kwa Yesu harimo imbaraga zigukuraho ikibuye bagushyize ku mutwe. Urutare ni iki? Kuko bari bapfundikiye ngo Yesu atava mu mva, bari bafunze ngo atazuka, bashyiraho n'ubushishi, bashyiraho n'ibimenyetso, bashyiraho n'abarinzi kugira ngo atazuka. Ariko Matayo atubwiye ngo abarinzi bagwa igihumure, igitare kivaho, Yesu arazuka. Haleluya. Hari abaninzi bashyizwe hejuru y'ubuzima bwawe, hari abademoni bashyizwe hejuru y'ubuzima bwawe, hari imyuka mibi yashyizwe hejuru y'ubuzima bwawe ngo utazagira aho ugera, utazashaka, utazabyara, utazambara, utazakora, utazarama, utazakira iyo ndwara. Ni byinshi biri hejuru y'ubuzima bwawe bikurinda ijoro n'amanywa, bigutsikamira uko bukeye n'uko bwije. Ufite ibibazo byinshi muri wowe kubera ibintu washyizwe hejuru. Ariko reka nkubwire, kuzuka kwa Yesu harimo imbaraga zimanura marayika akaza agakubita abademoni bose bari hejuru y'ubuzima bwawe. Marayika akaza agakubita imyuka y'abazimira hejuru y'ubuzima bwawe, karande ziri hejuru y'ubuzima bwawe, imivumo iri hejuru y'ubuzima bwawe, yose ikagwa hasi. Hanyuma imivumo yose yagushyizwe hejuru, ibintu byose bituma utegura umutwe bigasenyuka, ukava mu gituro, ukava mu mva. Uyu munsi kuri Pasika uva ahantu umwanzi yagushyize, uva ahantu abagambanyi bagushyize, uva ahantu ubuzima bwawe bwahambwe, uve muri iyo mva, uve muri icyo gituro. Ibyari biri hejuru yawe byose byikubite hasi, byose bisenyuke, byose bivumye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana yaremye ijuru n'isi, yakuye Yesu mu bapfuye. Nawe uyu munsi ikuvane aho abanzi ubuzima bwawe bagushyize. Yohana rero atwereka iki?